neza. Mweretse uyu muntu dukurikiye Mwami Imana kugira ngo umwemerere, umuhe imbaraga z'Umwuka Wera, umuhe ubwenge kandi ndetse umuhe gusobanukirwa n'ijambo ryawe. Reka Databuja umuhe imbaraga zo kugira ngo abashe gukora subscribe, yinjiye mu muryango w'abakubaha ndetse n'abashaka kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana mu buryo bucukumbuye. Reka ukomeze umurengere ndetse nabe mu izina rya Yesu Kristo, baho uburinzi ingabo zawe z'abamarayika zikomeze zibane nabo. Ubagirire neza kandi ubaho umugisha uyu munsi n'iteka ryose, nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Welcome to Gorilla Gospel TV. Twongeye kugusuhuza nshuti wakurikiye Gorilla Gospel TV show, tukwakiranye amahoro kandi Imana iguha umugisha. Uyu munsi rero turashimira Imana yuko yongeye kuduhuza. Nkuko mubibona rero tuje mu isura nshya, tuje mu myambaro mishya, kandi ni iby'agaciro. Icyo dushaka ni ukuvuga Imana, ni ukuvuga ukuri kw'ijambo ryayo. Niyo ntego yacu kandi tudashidikanya ko Imana itazahwema kudufasha no kutugirira neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku magambo dusanga muri Bibiliya, akaba ari amagambo abiri. Ijambo rya mbere turisanga muri Yobu 28:28, irindi naryo tukarisanga muri Yohana igice cyaho cya 14 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Muri Yohana igice cyaho 14:6 kugeza kuri 7 haravuga ngo Yesu aramubwira ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na Data. Uhereye none muramuzi kandi mwaramubonye. Haleluya. Imana yacu nitugirire neza. Ijambo riratubwiye ngo uhereye none. Yesu Kristo niko yabwiye umuntu, niko yabwiye umwana w'umuntu, aramubwira ngo uhereye none mwarandebye. Ushobora kwibaza ngo niki Yesu yashaka kubwira abantu? Ikintu kimwe cyashishikazaga Yesu Kristo, ndagira nkubwire ngo ikintu cyari kimuraje inshinga kwari ukugira ngo yisobanurire abantu niki. Kubera ko mu myaka Yesu Kristo yaje muri iyi si, icyari kimuzanye kwari kugira ngo yereke abantu ukuri kw'ibyo gukora, kwari kugira ngo akore ibimenyetso bimugaragaza uwo ari we. Ariko ikintu cyatumaga ababara nuko abo yiyerekaga batigeraga bamumenya. Reka nkubwire inshuti mwe dataho dukurikiranye muri kano kanya ngo twagira ubuntu budasanzwe. Rimwe na rimwe twebwe tureba ariko ntitubuhe n'agaciro. Imana yamanukiye mu isi inyura mu muntu, ibyarwa n'umuntu, ariko icyari kiraje inshinga kwari ukugira ngo yongere yigarurire imitima yabo yaremye. Aha Yesu aravuga ngo ni njye nzira n'ukuri. Mu yandi magambo, inzira iyo ari yo yose wanyuramo ntabwo izaba ari iy'ukuri, ahubwo Yesu niwe nzira y'ukuri. Sinzi niba unteze amatwi, nubwo uri kundeba, ndagira ngo nkubwire ngo kwizera Yesu Kristo ni kimwe mu bintu bizatuma ubona ubugingo buhoraho. Ndagira ngo nkubwire ngo
kwizera Yesu Kristo ntibihagije gusa, ahubwo birasaba yuko wongeraho n'imirimo myiza. Birasaba yuko umwemerera akaguha imbaraga ze kugira ngo ziguhe gushobora gukora ibyo Imana yifuza. Yabanye n'abantu ariko abantu ntibigeze bamumenya. Yagendanye n'abantu ariko abantu ntibigeze bamumenya. Yakoreye ibitangaza byinshi mu bantu ariko abantu ntibigeze bamumenya. Reka nkubwire ngo muri kino gihe cya none, uyu munsi wa none tuvugana, hari abantu bitwa ngo bari mu nsengero, ni abakristo, ariko mu by'ukuri ntabwo ari abakristo, kubera ko imirimo bakora ihakana Kristo. Mana yacu nitubabarire cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo iri jambo Yesu yarivuze ababaye. Yarababwiye ariko abamenera n'ibanga, arababwira ngo uhereye ubu ngubu mwaramenye. Yesu yashaka kubwira abantu ko ari we Mana. Yashaka gusobanura ko ari we tangiriro n'iherezo, agakora ibimenyetso n'ibitangaza bimugaragaza yuko ari we tangiriro n'iherezo. Ariko abantu basaga naho bahumye. Baramukundaga bakananezerezwa n'imirimo akora, ariko ntabwo bageragezaga gutekereza ngo bavuge ngo uyu ni muntu ki ukora ibintu nk'ibi ngibi. Birashoboka yuko uyu munsi nawe wakwibwira ko uri kumwe na Yesu ariko utaramumenya. Birashoboka yuko ushobora kuba utazi icyatuma ujya kuri Yesu. Reka nkubwire ngo inzira y'ukuri ni Kristo, kandi Kristo iyo ugeze muri we aguha imbaraga. Iyo umwemereye ugasobanukirwa neza inzira ugiyemo, aguha imbaraga zo gukora ibyo gushima, aguha imbaraga zo gukora iby'ubutware, aguha imbaraga zo gukora ibyo umwana w'umuntu atabasha gukora. Imana yacu nishimwe. Imana yadukunze urukundo rutagira akagero, nshuti mwene data. Hari igihe tubasha kubivuga ariko ntidukurure imbaraga z'icyo kintu. Hari igihe tubivuga ariko ntidukurure imbaraga zo gukundwa na Kristo. Ntabwo byari bikwiriye yuko twebwe abana b'abantu, abanyabyaha, abakoraga ibyangwa n'Uwiteka, twamanukirwa n'Imana ikemera kwambara umubiri, ikaza mu isi y'abantu, igahangayika, ikabaho mu buribwe nk'ubwo natwe tubamo, ikicwa n'inzara, igakora akazi kugira ngo nayo ikunde ibeho. Reka nkubwire ngo Imana yamajije kumva ku buzima bushaririye buba muri iyi si. Imana yari imanukiye kugira ngo nayo ubwayo ize yumve ubuzima busharira buba muri iyi si. Imana yarashonje nk'uko nawe washonje. Imana yarakoze kugira ngo nayo ibashe guhaha nk'uko nawe ubasha guhaha. Reka nkubwire ngo Yesu Kristo ubwo yari ari muri iyi si yabashije gukora kugira ngo abashe kwitunga. Yabashije gukora kugira ngo abashe kugaburira umuryango. Yarakubiswe, yishwe n'inzara, yishwe n'inyota, kubera urukundo yadukundaga. Byatumye yimanukira, byatumye agerageza kuza kureba no kugenzura, yishyira mu cyimbo, yishyira mu mwanya umuntu arimo kugira ngo arebe ko koko yarokora umuntu yaremye
warasayishijwe n'ibyaha kugira ngo arebe arokore umuntu wari muri iyi si Satani yari yaragotesheje imbaraga ndetse ikamugira impumyi. Ntabwo byari gukunda. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo mu ijuru igihe kimwe haba inama, ngo ariko habura umuntu wabumbura igitabo. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Uwo babwiye wese akavuga ati reka data ibi si ibyanjye, ngo ariko haza kugoboka ntama w'Imana. Haleluya, aravuga ati ngewe ndigirayo. Ibyari byarananiye abana b'abantu, nta wundi wari kubikuraho usibye Yesu Kristo, we tangiriro n'iherezo. Hari ibintu byinshi cyane uyu munsi wa none uramutse ugiye mu nzira zishimwa na Kristo yagufasha. Ijambo ryatubwiye ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ijambo rongera tubwira ngo nimunzanire imitwaro yanyu yose ndabasha kugutura. Yesu abasha kugutura imitwaro mwene data. Yesu abasha kukuruhura kubera ko nikaruhura. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nawe nubwo Yesu yakuruhura hari icyo ugomba gukora. Ndagira ngo nkubwire ngo mbere yuko Yesu agira icyo agukorera hari icyo nawe ugomba kubanza gukora. Mana yacu nishimwe. Urasabwa kugendera mu nzira zo gukiranuka kwa Kristo. Urasabwa gukora ibyo kwizera. Urasabwa gukora ibyo gushimwa n'Imana. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Tugaruke ku murongo uri muri Yobu 28. Yesu aravuga ati dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuba mu byaha niko kujijuka. Reka nongere ngo iyo wamaze kujijuka, iyo wamaze gukurwaho za mbaraga za Satani, iyo wamaze gukurwaho bya bindi byose bituma utumvira Imana, ugatera umugongo ibyaguteranyaga n'Imana, Imana ibasha kukugirira neza mwene data. Imana ibasha kukurengera no kukurwanirira mwene data. Imana ibasha kukugirira neza, kandi Imana ishobora byose nta kijya kinanira. Reka nkubwire ngo nta kinanira Imana yo mu ijuru. Reka nkubwire ngo muri iyi si ukeneye imbaraga za Kristo. Reka nkubwire ngo muri iyi si kugira ngo ukore ibishimwa n'Uwiteka ukeneye imbaraga Kristo yoherereje abamwizera, arizo Mwuka Wera. Nubwo hari abantu benshi cyane bamaze guhindurira Mwuka Wera imirimo bakamushinga iyindi yo kuvuga nk'umusazi, ariko atari bwo kuri. Reka nkubwire ngo ukuri k'Umwuka Wera nta kundi nuko Mwuka Wera ashoboza abizera Imana, nuko Mwuka Wera akora ibyo gushimwa n'Imana, atuma umuntu abasha gukora ibyamunaniye gukora. Wowe ufite ingeso zakunaniye, emerera Mwuka Wera aze mu buzima bwawe aguhindure, kandi araguha imbaraga zo kubishobora. Reka nkubwire ngo iki ni cyo gihe cyo kumvira Imana, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Imana yaduhaye amahirwe kuba uri uhumeka. Ndagira ngo nkubwire ngo ni amahirwe Imana yaguhaye kugira ngo ubashe kwitwararika ndetse ubashe kwitwara neza, uzabona ijuru. Kwizera Yesu Kristo ntibihagije gusa, sibyo bizatuma ujya mu ijuru. Ahubwo ndagira ngo nkubwire ngo kwizera Yesu Kristo ubifatanye no kwakira Mwuka Wera muri wowe. Uwo Mwuka Wera abashe kuguha imbaraga zo gukora ibishimwa n'Uwiteka. Ako niko kamaro Mwuka Wera amaze muri iyi si. Uyu munsi wa none Mwuka Wera bamuhinduriye akazi, basigaye baramugize uwo guhanura. Ariko si cyo cyashishikaje Mwuka Wera, basigaye baramugize uwo kuvuga indimi zitumbwa n'abantu, indimi z'abadayimoni. Ndagira ngo nkubwire ngo ubwo Mwuka Wera yamanukaga mu ntumwa,
ubwo zari zikingiranye mu nzu yo hejuru, zimaze iminsi myinshi zifite ubwoba, kuko umwami wabo cyangwa se umutware wabo yari yaratanzwe, yarabambwe. Zigira ubwoba atahari natwe baratwica, zigira ubwoba ngo ahari natwe biradukomerana. Zijya mu cyumba cyo hejuru zirifungirana, ngo ku munsi wa gatatu ngo Uwiteka Imana bamanurira imbaraga za Mwuka Wera, ngo batangira kuvuga indimi, ngo abari bari aho hafi bakajya bumva buri muntu ururimi rwo mu gihugu cye. Batangazwa nuko aba bagabo bari abarobyi batarigeze bagera mu ishuri, batangiye kuvuga indimi z'amahanga kandi ntazo bari bashoboye, barabaswa. Reka nkubwire ngo ibyakunaniye birashoboka ko Mwuka Wera ageze muri wowe yagushoboza. Birashoboka ko ibyo ureba nk'ibikomeye imbere yawe Imana yo mu ijuru ishobora kubihindura ibyoroshye. Birashoboka ko Imana yo mu ijuru ishobora gufata ibyo bikugoye bimeze nk'umusozi ikabikuraho, ikahasiza, ikahagira ikibaya. Ariko nshuti mwene data, hari icyo usabwa muri kano kanya. Urasabwa kwizera Kristo, kandi kwizera Kristo, ijambo ry'Imana tubwira ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Iyo umaze kwizera Kristo ukurikizaho kumwemerera kugira ngo aguhe imbaraga za Mwuka Wera zigufasha gukora ibyo Imana yifuza. Ndagira nkubwire ngo kuba ukiriho nta kindi usabwa. Ndagira nkubwire ngo kuba ukiriho urasabwa kwemerera Kristo gusa, kubera ko kuba uriho ni amahirwe Imana yaguhaye kugira ngo ukore ibishimwa n'Uwiteka. Kuba uriho ni amahirwe Imana yaguhaye kugira ngo ubashe gukora ibyo Uwiteka Imana ashima. Kuba uriho ntabwo ari ukugira ngo wigaragure mu byaha wiyandurisha ibintu bitandukanye, ahubwo kuba uriho ni ukugira ngo witware neza, witwararike, maze inzu y'Uwiteka ihora imeze neza. Hari abantu benshi bibwira ko inzu y'Uwiteka ari ziriya nzu tubona zubakisha amatafari zarangiza tukazita insengero. Reka nkubwire ngo inzu y'Uwiteka ni umubiri wawe nshuti mwene data. Iteka ryose mpora nkwibutsa ngo ubwo Dawidi yavuga ngo agiye kubakira inzu Uwiteka Imana yaramubwiye ngo uzanyubakira nzu ki? Ariko arongera aramubwira ati kubera ko ngukunda nkakwishimira umwana wawe azubakira izina ryanjye inzu. Imana yashaka kubwira Dawidi ko nta nzu y'umwana w'umuntu Imana ishobora gukwirwamo. Imana iramubwira ati isi ni intebe y'ibirenge byanjye, kandi mu ijuru niho nicara ngatendereza. Imana yacu ni ngari, kandi Imana yacu igira neza. Imana yacu ishobora byose, ariko nawe hari icyo uyisabwa. Urasabwa kwitwara neza kugira ngo uhore mu mababa y'Imana. Urasabwa kwitwara uko bikwiriye kugira ngo ubuntu n'urukundo by'Imana bikomeze bikugote. Aleluya, Imana yacu ni ishimwe. Uwo duteze amatwi rero reka dusoreze ahangaha, tugusabiye umugisha kandi Imana ikugirire neza. Reka tugusengere Data mu izina rya Yesu. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza. Mweretse uyu muntu udukurikiye Mwami Imana kugira ngo umwemerere, umuhe imbaraga z'Umwuka Wera, umuhe ubwenge kandi ndetse umuhe gusobanukirwa n'ijambo ryawe. Reka Data buje umuhe imbaraga zo kugira ngo abashe gukora subscribe, yinjiye mu muryango w'abakubaha ndetse n'abashaka kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana mu buryo bucukumbuye. Reka ukomeze umurengere ndetse nabe mu izina rya Yesu Kristo, ubahe uburinzi, ingabo zawe z'abamarayika zikomeze zibane nabo. Ubagirire neza kandi ubahe umugisha uyu munsi n'iteka ryose, nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo.